Ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibahe umugisha ibane namwe. Amazina nitwa Niyomukiza David, nkaba mbazaniye ijambo ry'Imana. Ndi umubwiriza butumwa bwiza. Imana y'amahoro ibahe umugisha ibane namwe. Nagira ngo rero dusangire ijambo ry'Imana, ariko reka tubanze dusenge. Uri Imana ifite imbaraga n'ubutware, uri Imana iri hejuru ya byose, Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo rero, uyu mwanya ndasenze buri wese, Kristo reka umuhereza imbaraga z'umugisha. Reka Kristo ube ku buzima bwe, reka umukomereza amaboko. Reka Kristo ibitavuga Imana byose bihunge ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka izina ryawe ryamamare kuri buri muntu wese, Kristo no kuri data ukwiyumvamo, kandi Kristo yagukurikiye nk'umucunguzi wa. Mu izina rya Yesu Kristo rero, uri umucunguzi we, uri umucunguzi wacu. Reka ube ku ruhande rwacu, kandi ube ku ruhande rw'abakwizeye bose n'abatarakwizera. Kristo ukoresha imbaraga, ukoresha ubutsinzi kugira ngo ubakure Kristo muri Egiputa, nurangiza ubazane mu bwami bwawe. Gabana natwe mu izina rya Yesu Kristo, urakoze, amen. Rero ndabashimiye muri iki gitondo kubwo imbaraga zanyu. Haleluya. Rero mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tugiye kuganira kuri ijambo ryanditse mu Gutegeka kwa 2 ibice 7. Turasoma umurongo wa 15. Umurongo wa 15, ariko tutarawusoma, mwene data udukurikirana aho uri hose, ni ukuri ukoze share ukakora subscribe, waba udufashije mu ivuga butumwa. Imana y'amahoro yaguha umugisha, Imana y'amahoro yabasha kukwiyereka, kandi turabashimiye kubwo kubikora. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Iki gitondo reka dusome iri jambo riri mu Gutegeka kwa 2 ibice 7. Turasoma ku murongo wa 15. Ku murongo wa 15 haravuga ngo Uwiteka azagukuraho indwara zose, ntazaguteza n'imwe muri za ndwara mbi z'Abanyegiputa uzi, ahubwo azaziteza abakwanga bose. Haleluya. Umurongo wa 15 turawusomye. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Uwiteka Imana, haleluya, ntago azaguteza, nta ndwara n'imwe azaguteza mu ndwara zose uzi, ahubwo n'indwara zose azaziteza abakwanga. Haleluya. Kugira ngo haleluya izina ry'Imana rihabwe icyubahiro ku buzima bwawe. Rero birashoboka ko Satani hari indwara yagiye kuzaniraho ku buzima bwawe, ariko Imana ivuganye nawe ngo indwara zose, nta n'imwe mu ndwara zose uzi z'Abanyegiputa, mu ndwara uzi z'abantu batizera Imana, nta ndwara n'imwe izaguteza. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo ibintu byose uzi bya Satani, ibyo bintu byose ku buzima bwawe nta na kimwe cyemerewe kukwegera. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo muri Nahumu 2 ngo uvunagura azamukiye imbere yawe, ngo Yuda we komeza ibirori byawe, kuko umunyakibi yatsembweho pe. Rihuza n'iri jambo ry'Imana ritubwiye ngo indwara zose uzi z'Abanyegiputa, ntabwo Imana izaguteza indwara n'imwe, ahubwo ngo izo ndwara zose uzi izaziteza abantu bakwanga bose. Haleluya. Iki gitondo cy'umugisha rero, Imana y'amahoro nibe ku buzima bwawe. Nagira nkubwire ngo igihe kimwe Yesu Kristo ubwo yiyumvishemo kunyura kwa Lazaro, ibintu byaremeye. Haleluya. Ye Lazaro, haleluya, Lazaro yari yarapfuye, yari amaze igihe kiri. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo ubwo Lazaro yarapfuye, barangije babwira Yesu, baramubwira ngo iyo utaza kuva ahangaha ntago mwene wacu aba yarapfuye. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo Yesu Kristo arababwira ngo Lazaro ntago yapfuye, ahubwo yasinziriye, ariko ngo arangije abyiyumvamo anyurayo. Arangije arababwira ngo Lazaro ntago yapfuye, ahubwo yasinziriye. Arangije arababwira ngo nimukureho igitare abantu bakimushyizeho. Haleluya. Ngo bakimukuraho, Yesu arangije arahamagara ngo Lazaro, arangije arazuka. Bishatse kuvuga ngo ibintu byananiranye ku buzima bwawe ni Yesu wabijuzura. Ibyo ubona Satani yitambitse mu buzima bwawe, haleluya, Satani ashobora kukohereza indwara zitandukanye, Satani ashobora kuguteza
ibishyuti nk'ibyo yateje Yobu. Ubwo ni uburwayi bw'amayobera utapfa kumenya, ariko Yesu Kristo we arabishoboye. Haleluya. Yesu Kristo niwe muntu ufite imbaraga, kuko haleluya, ubwo Yesu Kristo yavaga mu ijuru arangiza akamanuka ajya kuzimu, arangije yambura imfunguzo Satani, arangije arazimunya agakingura abera ahantu bari bakingiranye. Haleluya. Arangije akingira, ahubwo akingirana Satani. Bishatse kuvuga ngo Satani baramukingiranye, nta bushobozi agifite ku buzima bwawe. Rero amaze gukingura abera batambagira mu murwa. Bishatse kuvuga ngo Yesu Kristo niwe ufite imfunguzo z'ubuzima bwawe. Ibyo ubona byagucanze ni Yesu Kristo yabicangura. Haleluya. Najya nkubwire ngo ibyakunaniye, ibyo ubona, nimba ubona Satani aragaba ibitero byinshi cyane ku buzima bwawe, ukarara nabi, ukumva ntago umeze neza. Haleluya. Ukumva mu buzima bwawe ntumeze neza, ukumva umutwe wicara ukuyigayigata, ukumva haleluya mu mubiri wawe wumva hicara hakoga, ukumva amaguru yawe haleluya, ukumva wagira ngo ni imisumari urimo. Haleluya. Ukumva mu nda yawe, ukumva ntago umeze neza, ariko Yesu Kristo niwe muntu afite imbaraga y'ubutwari yo kugira ngo yice iyo migambi y'incakura. Haleluya. Ijambo ry'Imana rambwira ngo imigambi y'incakura ntago izasohora, kandi ntago izasohora. Bishatse kuvuga ngo nubwo Satani yakugabaho ibitero, ariko Yesu Kristo aba ari kumwe nawe. Yesu Kristo wibutsa ahantu yagukuye mu magana menshi y'abanyabyaha, arangije arakuzana, arangije aguhereza inshingano yo guhanura, aguhereza inshingano yo mubwiriza butumwa. Ariko Yesu Kristo aracyakubwira ngo iyongeremo imbaraga y'ubutwari. Yesu Kristo uko yari ari kera n'uyu munsi ni kuri, yiteguye kugukuraho imigambi yose y'abadayimoni, kugira ngo ugomye ukore ijambo ry'Imana, ugomye wamamaza ubutumwa bwiza, ugomye uvuge kugirirwa neza kw'Imana. Haleluya. Nubwo nawe waba utarahinduka, Yesu Kristo ubundi ikintu twaremewe mu iyi si ni ukugira ngo tumuheshe icyubahiro. Haleluya. Ese uri guhesha icyubahiro izina rya Yesu Kristo? Yesu Kristo akimara kuturema, akarema Adamu na Eva, arangije akabashyira muri Edeni, yabonaga ko ari abantu bazamuhesha icyubahiro. Haleluya. Ariko ngo igitondo kimwe Yesu Kristo abona ko Adamu adakwiriye kuba wenyine, arangije haleluya asinziriza umugabo, arangije akora mu rubavu akuramo umudamu. Haleluya. Ariko igihe kimwe nagira ngo nkubwire ngo arangije abashyira muri Edeni, arababwira ngo iki giti cyemereye kuribwaho, ariko iki ngiki ntago cyemereye kuribwa. Yesu Kristo icyiza yaduhaye ubwisanzure mu iyi si kugira ngo tubashe gutandukanya ikibi n'icyiza mu buzima bwacu. Haleluya. Nuko ngo igihe kimwe ariko haleluya hazamo gushidikanya mu buzima bwabo, hazamo kwiyumvamo. Yesu Kristo arangije arababwira ngo iki giti ntago cyemereye kuribwaho, ariko iki cyemereye kuribwaho. Aranababwira ngo nimukirya no kukirya muzapfa. Ariko haleluya. Ariko ngo igihe kimwe haleluya, igihe kimwe Eva arangije ngasoroma urubuto, arangije ahereza ku mutware we. Haleluya. Barangije babona haleluya, babona ibintu bihindutse. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo Yesu Kristo icyiza cye yadushyize ibyemewe imbere, adushyira n'ibitemewe. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo inzira ijya mu irimbukiro ni inzira ngari cyane, ariko inzira ijya mu ijuru ni inzira ifunganye. Haleluya. Kuko inzira ijya mu ijuru ifite amategeko ayigenga, ariko inzira ijya Gihonomu najya nkubwire ngo nta tegeko riyigenga. Haleluya. Niyo mpamvu uzabona mu iyi si haleluya, nugerageza gukora ibyiza, Satani ariko agerageze agutanga imbere. Haleluya. Ariko Yesu Kristo imbuto iri muri twebwe ntago ibora, ntago ipfa. Bishatse kuvuga ngo haleluya, nubwo tunyura mu bibazo tukageragezwa, Yesu Kristo abana natwe. Haleluya. Najya nkubwire ngo igihe kimwe Satani ubwo yajyaga gusaba Yobu, haleluya, Yesu Kristo Imana irangije iramubwira ngo icyo ndamuguhaye, ariko ntago nguhaye ku bugingo bwe. Najya nkubwire ngo uyu mugabo yarageragejwe, agera naho inshuti zimuvaho, agera naho imiryango imuvaho, ageraho n'igihe kimwe umugore wamubwira ngo ihakane iyo Mana wipfire. Haleluya. Najya nkubwire ngo yari afite imiryango, yari afite abana, ibyo biragenda, yari afite imikumbi myinshi, yari akize, ariko ibyo byose biragenda. Haleluya. Ariko Yesu Kristo yabanye nawe mw'icyo kigeragezo, arangije akimurindiramo, arangije aranagitsinda. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo ibigeragezo uri kubona mu buzima bwawe, Yesu Kristo abana nawe kugira ngo haleluya, kugira ngo azakugezaho yagambiriye kukugeza. Yesu Kristo nimba yaragambiriye kuguha ubugingo buhoraho, nta kabuza uzabubona. Haleluya. Yesu Kristo ni wagutsindishiriza. Haleluya. Najya nkubwire ngo igihe cyarageze, Satani yari yaranyaze imitungo ya Yobu, amunyaga buri kintu cyose, ariko Yobu agera arihangana. Haleluya. Ariko igihe kimwe
Imana yaje kubimukubira, ibimukubira inshuro 100. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo ibintu Satani yakunyaze ku buzima bwawe, Imana ishoboye kubigarura, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo akora mu kanwa k'inzoka yarangiza akarutsa ibyo Satani yamize mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Rero najya nkubwire ngo rero ibyo ubona byananiranye ku buzima bwawe, uburwayi ubona bwananiranye ku buzima bwawe, kubaho nawe ubona bwananiranye ku buzima bwawe, najya nkubwire ngo Yesu Kristo we arabishoboye. Haleluya. Najya nkubwire ngo kubona wumva umeze nabi mu buzima bwawe, kubona wumva ukora ibintu bikanga, najya nkubwire ngo Imana niyo ibishoboye. Najya nkubwire ngo ubona ibintu byose ubona byaragendereye mu buzima bwawe, ubona Satani yarakugabyeho ibitero bitandukanye, ubona Satani yaraguhagurukiye, agahagurukira n'umuryango yawe, agahagurukira n'urubyaro rwawe, najya nkubwire ngo iyo ni Imana ibishoboye. Ibyananiye amaso y'abantu, Imana irabishoboye. Ibyananiye abapfumu, Imana irabishoboye. Ibyananiye amafaranga, Imana irabishoboye. Haleluya. Ibyananiye abaturanyi, Imana irabishoboye. Ibyananiye abakomeye, Imana irabishoboye. Ushobora kurwara ukavuza ahantu hatandukanye, ukavuza ahantu henshi hatandukanye, ukavuza, haleluya, ukajyana hirya no hino bikanga, ukagera mu bavuganga batandukanye bikanga, haleluya, ukashyira iherezo ku buzima bwawe, ukavuga ngo nzabaho uko nyine niko Yesu Kristo yabyemeye. Ariko Yesu Kristo ntago, haleluya, ibyananiye abana b'abantu Yesu Kristo arabishoboye. Indwara zananiranye ku buzima bwawe, Yesu Kristo ashoboye gukora imirimo n'ibitangaza. Najya nkubwire ngo igihe kimwe yanyuze ku kidendezi, yarasanze umurwayi yari amaze imyaka 38. Uyu murwayi nta muntu yari afite amujugunya mu kidendezi. Uyu murwayi yari amaze igihe ku kidendezi ibaze na imyaka 38. Yarashyize iherezo ku buzima bwe, abona azahapfira. Ariko ngo igihe kimwe Yesu Kristo abyiyumva amacayo, arangize gucayo aramubwira ngo mbese ushaka gukira? Arangije aramubwira ngo nta muntu mfite unjugunya mu kidendezi. Haleluya. Ariko Yesu Kristo arangije aramubwira ngo ikorera uburiri bwawe wigendere, kuko haleluya igihe cye cyari kigeze. Rero birashoboka ko igihe cyawe ari iki ngiki, yongeremo imbaraga y'ubutwari, ongera usenga Imana. Haleluya. Bishoboka ko Satani nubwo yazanye uburwayi agashaka kugusenyera urugo, agashaka kukugaba ibitero bitandukanye, igihe ni iki ngiki, ongera usenga Imana, ongera wigabire, ongera ugarure ubwiza bw'Imana wabanaga nawe mu gihe cyatambutse. Imana yakurinze ibintu byinshi. Haleluya. Niyo mpamvu ikikubwira ngo yongeremo imbaraga y'ubutwari. Nkubwire ngo igihe kimwe Yesu Kristo baramubajije ngo mbese uyu muntu ko yavutse ahumye ni icyaha yakoze cyangwa ni icyaha cyo mu miryango yawe? Yesu Kristo arangije arababwira ngo oya, uriya muntu nta cyaha yakoze, ahubwo ni ukugira ngo izina ry'Imana ryamamare. Haleluya. Najya nkubwire ngo rero Yesu Kristo arangije aravuga ngo ahubwo nkwiriye gukora umurimo uwampamagaye hakiri ku manywa. Arangije ngatoba kondo amusiga ku maso. Haleluya. Arangije aramubwira ngo genda wiyuhagire mu kidendezi bita Silowamu, gisobanura kubohorwa. Haleluya. Akikigeramo, haleluya, arangije aravuga ngo ndareba. Haleluya. Uyu muntu yari atunzwe no gusabiriza, nta kintu yari afite cyamurengera, nta bavandimwe yari afite bamurengera, nta butabazi yari afite ku buzima bwe, nta bene wabo yari afite bashobora kumuhereza, bashobora kugenda ngo bamubesheho. Ariko Yesu Kristo ahageze ibintu biremera, abantu batangira kuvuga ngo mbese uriya niwe cyangwa siwe. Bishatse kuvuga ngo ibintu byananiranye ku buzima bwawe, indwara yananiranye ni Yesu Kristo ayishoboye. Haleluya. Nagira nkubwire ngo rero Imana niyo ishoboye ibintu ubona byagucanze, Imana niyo ishoboye kubicangura. Nagira nkubwire ngo kurara nabi, kurara wumva utameze neza mu buzima bwawe, kurara wumva hari ibintu byaje ku buzima bwawe, kurara wumva hari imigambi y'abadayimoni, uraryama ukarota uri kuzimu, uraryama ukarota abantu bakwirukankaho, uraryama ukarota, haleluya, hari ibintu wibereyemo bidafite umumaro. Ariko nagira nkubwire ngo iyo ni imigambi y'abadayimoni, uwo ni Satani ashaka kukwica agaherahere. Ahubwo haleluya Yesu Kristo ari kuvugana nawe ngo yongere n'imbaraga y'ubutwari, nirangiza Imana igutsindishirize. Haleluya. Bishoboka ko wagarukira aho ngaho ukongera ugasenga Imana nk'uko byari bimeze. Bishoboka ko haleluya hari ibintu wakora byatuma wongera usabana n'Imana. Bishoboka ko hari imbaraga wakiyongeramo y'ubutwari, Imana ikakugirira neza, Imana ikica migambi y'incakura. Haleluya. Nagira nkubwire ngo tera intambwe imwe, Yesu Kristo yiteguye gutera 99 agusangana. Haleluya. Ibyananiye abantu Imana irabishoboye, ibyananiye amafaranga Imana irabishoboye, ibyananiye ubutunzi ubona ufite Imana irabishoboye. Haleluya. Ni Imana yiteguye kugukorera imirimo n'ibitangaza. Ibyo ubona bidafatika mu buzima bwawe, Imana yo ibasha kubigira ibifatika. Ibyo ubona bidahesheje Imana icyubahiro, Imana ibasha kubigira ibintu bihesha Imana icyubahiro. Haleluya. Yesu Kristo ibyo ubona, haleluya, ibyo ubona byacagaguritse, ibyo ubona byagucanze,
bigucanze Imana yiteguye kubicangura. Ibyo ubona haleluya, ibyo ubona amakeredi yagucanze, ibyo ubona uburwayi bugucanze, ibyo ubona gupfundikanya bigucanze, ibyo ubona ubukode bugucanze, Yesu Kristo yiteguye kubicangura mu buzima bwawe. Haleluya. Yesu Kristo ni ukuri, ubwo nta kintu kibijya kimunanira kuko we arihagije mu butware bwe. Rero haleluya, turagushimiye ahantu hose uri, ahantu hose muri. Imana y'amahoro ibane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.